ku myaka ya 20 afite abantu mukurikira benshi cyane kuri YouTube, miliyoni zirenze 47. Iyo ari kuri live ye aba afite abantu barenga ibihumbi 100 bari live bamukurikiye. Abantu batangiye kumukurikira bitewe na reactions ze yakoraga, bitewe nuko we yakoraga gaming, ni content yo gukina imikino igiye itandukanye kuri internet. Ariko bitewe n'ukuntu we yishimaga, ukuntu yarakaraga iyo yabaga yatsinzwe, abyatumye abantu bamukurikira bitewe nuko basekaga, bigatuma abantu bataba bored cyangwa se abantu ntibabure ibintu bareba. Uyu iShowSpeed rero yavutse mu 2005, afite imyaka 20. Yagiye atwara ibihembo byinshi bigiye bitandukanye by'aba best streamer ku isi yose, ndetse yagiye anyura mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, we n'abastari bagiye batandukanye harimo ba Cristiano, ba Messi, yagiye ahura na ba Mr Beast, abastari benshi cyane bagiye batandukanye, ari n'abakina amafilme, ari n'abahanzi bose bagiye bahura. Bamwita rero iShowSpeed. Kora subscribe rero kuri YouTube channel kugira ngo nkubwire ibintu byinshi aho azatangira, kuko kuri wa gatandatu nibwo azagera mu Rwanda. Mubwiraho azerekeza, ibyo azakora mu Rwanda ndetse n'ibindi. Reka tudatinze mufashe kugenda dukora ama research amwe namwe. Reka tuze nka hano kuri YouTube, uragihita ubona ibyo bagiye bamuvugaho. Ni nandikamo iShowSpeed, urabona ko bita bambwira ngo American YouTuber and online streaming. Reka turebe. Urabona nk'iyi channel afite aba subscribers miliyoni 47, ariko yaje afite nko muri 45 gutyo mbere ko atangira urugendo rwo kuza muri Afrika. Urabona ko iyi ngiyi niyo afiteho videos zigiye zitandukanye naho yagiye. Urabona ko iyi ngiyi ari muri Afrika. Urabona ko aha iyi video ya kabiri yari yagiye muri hahandi bakinira catch muri WWE. Urabona ahangaha mbese agenda ahura n'abastari batandukanye, niyo mpamvu mu n'ibintu bye bigenda trendinga cyane. Urabona ko agenda abona views nyinshi cyane. Reka turebe nko muri urabona hari aho yagiye abona miliyoni 2, miliyoni 5, miliyoni 7. Urumva views zibona bitewe n'abastari bagiye bahura nabo, kuko ntago ari buri wese bahura angabone miliyoni zingana gutya kuri YouTube. Geranga ibi ngibi ni bimwe byo muri kugenda mubona. Reka afite n'izindi YouTube channel nyinshi zigiye zitandukanye, ngo mwarizo mwabonye yahuye na Mr Beast, nk'umwe mu ba YouTuber ku isi bafite aba subscribers benshi cyangwa se bakorekerwa cyane. Rero mwabonye yahuye na Cristiano, harizo mwagiye mubona ahura n'abantu benshi cyane, ni benshi cyane yagiye ahura nabo iShowSpeed. Iyo rero uje nka hano kuri reka tugiye nko kuri Google twandikemo iShowSpeed. Hano kuri Chrome nandikemo iShowSpeed, unako bita banyereka ngo American YouTuber. Undi iShowSpeed yavutse tariki 21 z'ukwa mbere 2005. Mwumva ko afite imyaka 20 yonyine, ariko akaba amaze kugeza aba subscribers miliyoni 47. Yitwa Dan Jackson Waxton Jr. Mbese murabizi ko akora live streaming kuri YouTube, kuri Twitch ndetse n'ahandi hubo ushobora gukorera live streaming. Uyu rero nawe yatangiye yikorera amagame, ariko bitewe n'ukuntu we yagendaga bikora, ukuntu yari actingaga cyangwa se ukuntu yacerebraga yaba yatsinze yaba yatsinzwe, nibyo bintu byatumye abantu bamukurikira cyane, bituma aza kwisanga nawe yarabaye umustar. Ibi rero ni bimwe muri byo ndi kugenda mbereka. Rero ni gute wabigenza kugira ngo nawe YouTube channel ibe yazamuka nko muri ubu buryo? Ni ibintu byinshi cyane bisabwa, kuko nimba urebye niba nagiye nkwereka YouTube channel ye, iyi ngiyi ndi kukwereka ahangaha niyo akoreraho live streaming. Urabona ko live ze nazo ziba ziri mu mamiliyoni live streaming, kuko nimba ugiye kureba ugasanga afite byibuze afite hafi abantu ibihumbi 100 birenga bimukurikira kuri live. Akaba azi ko hari indi YouTube channel aza gushyira video zisanzwe. Murumva ko hari uburyo ushobora gukoramo video kuri live channel. Iyo wayimenyereje live ijya live cyane, ariko wayimenyereje streaming cyangwa se wayimenyereje
kujya ushyiraho video zisanzwe nabwo video zisanzwe nizo zigenda. Rero ni bimwe mu buryo wajya ukoresha kugira ngo nawe ibintu byawe bizamuke kuri YouTube. Ngira ngo rero mwabyumvishe, nawe ushobora gutangiza YouTube channel ubona ko ari ibintu by'imikino ariko ukazavamo umuntu wa danje abantu batakekaga. Wowe rero icyo usabwa ni ugufungura YouTube channel ubundi ugashaka content yo wakoreraho, wakora ibiganiro, wakina game, wateka, wagira utariko ukaba ufite aka YouTube channel kaba kari monetize, kuko hari igihe wakora video ikaba yageze na miliyoni mu munsi umwe nawe utabikekaga ko YouTube niko imeze. Naho utari mu yindi video, ciao.